Twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hose inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, nk'uko mubimenyereye tuba tubagezaho imitungo itimukanwa yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Yes, ni nako kandi tukwibutsa gukanda subscribe. Kanda subscribe wowe utarabikora kugira ngo ujye ubona ibyiza byose tubagezaho umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Hanyuma rero rwose ukore na share kugira ngo inshuti n'abavandimwe bawe bajye babona ibyiza byose. Nk'uko rero muri kubireba, tugiye kubereka cyangwa se turi kubatambagiza inzu nziza cyane ya kadastre ikiri nshyashya, iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati mu karere ka Kicukiro, hano mu Gatenga. Rwose mu Gatenga murabona ko ari ahantu heza, hafi y'umujyi, hafi ya Kicukiro centre, hafi y'ibintu byose. Ikaba rero iri mu Gatenga kandi ahantu hatari kure y'umuhanda munini wa kaburimbo. Iyi nzu rero akaba ari inzu yubatse mu buryo bugezweho, kuko ifite ibyumba 4 na douche na toilette 3 na salon na salle à manger ndetse na cuisine, ikagira kandi na annex igizwe n'icyo twakwita ko ari icyumba cy'umukozi se, igikoni cyo hanze na stock yacyo, ndetse na douche na toilette byo hanze n'ikigega cy'amazi hejuru ya toilette. Iyi nzu rero ikaba ifite parking ndetse na jardin bihagije, nubwo jardin itarafata kuko inzu ni nshyashya, ariko ifite parking ihagije ishobora kujyamo imodoka zigera kuri 3. Iyi nzu rero ikaba kandi yubakishijwe amatafari ahiye yose, ikaba yubatse mu buryo bugezweho, yubakishije ibikoresho bigezweho bikomeye, amagipsamu. Iyi nzu rero kandi ikaba ishaka amafaranga make mu by'ukuri ugereranyije n'agaciro k'ibibanza by'ubu, ugereranyije n'agaciro k'ibikoresho by'ubwubatsi. Iyi nzu irashaka amafaranga make cyane. Wenda ntabicishije amatsiko, nababwira yuko umuntu ufite miliyoni 70 cyangwa munsi gato ashobora kuza agasura iyi nzu, hanyuma tukanegosiya ikaba yabiye, kuko nyirayo arashaka miliyoni 70 ariko ziri negosiyable, miliyoni 70 ziganirwaho. Iyi nzu wayegukana ikaba iyawe. Iyi nzu rero wayikunze nta kundi nyine ni ukuduhamagara kuri za nimero zacu arizo 0788 48 67 cyangwa se 0781 2 3 Si ibyo gusa kuko ushaka kudusanga aho dukorera mu nyubako ya Centenary House muri etage ya 2, tukakwereka n'izindi mari zose tukakugira inama, noneho ukagura inzu ikungura cyangwa se inzu uturamo ugatunganirwa. Ni karibu cyane rero, ariko kandi tubibutse yuko dushobora no kubakira amazu nk'aya ngaya, dushobora kumanaginga imitungo yanyu, amazu mufite yabuze abakiriya tukatubashyiramo, bafasha rwose mu isanwa ryayo, mu kuyafata neza. Ari nako kandi muba muvugana na konte gusa, nta muhurira n'abapangaye. Ntago wavunika wubaka ngo ujye unavunika wirirwa ushwana n'abantu wishyuza. Nzuri rero bigufashamo mu buryo bwa kinyamwuga, inzu yawe rwose ikajya ikwinjiriza kandi neza cyane. Rero ni karibu cyane, nawe ushaka kugurisha ngwino tugane tukugurishirize kandi ku giciro cyiza, cyangwa se tukurangirana ugura ku giciro cyiza. Miliyoni 70 gusa ziri negosiyable. Iyi nzu ishobora kuba iyawe. Niko rero tukwibutsa gukanda subscribe, nyaboneka utarabikora komeza ukande subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Iwacu muri Nzuri Business Group Limited, umukiriya ni umwami, turabakunda cyane.